mpuzabitsina ni abantu badahuje ibitsina nyine abantu badahuje ibitsina baba bahuye niyo yacumitamo imbere byaza niyo yakoze inyuma agakunguta byaza byose byaza urumva rero byose ngiye kuri njye birandyohera. Abakunzi ba Karima TV twongeye kubaha ikaze ku kicamunsi cyiza tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bibabeho tuvuga ngo shalom shalom ama ku bayisilamu twavuga ngo assalamu alaikum amudura barakatu hanyuma ku bakristo twavuga ngo Yesu ashimwe n'abandi baheburayo shalom shalom shalom. Kuri uyu munsi rero ngira ngo bakunzi ba Karima TV tubafite amakuru menshi agiye atandukanye nko dora tubibabwira umunsi ku munsi ariko tubabwira ngo injira kuri channel yawe ya YouTube wandikamo ijambo Karima ukoresheje L ndende Karima Films Rwanda hanyuma reba akantu k'umutuku kanditse subscribe uhita ukoza urutoki rwawe hanyuma ukande na like hanyuma ujye handikirwa ubutumwa cyangwa se commentaire ugire inyunganizi utanga. Kuri uyu munsi rero ngira ngo bakunzi ba Karima TV turi kumwe n'umuntu ufite izina riremereye muri iki gihugu abenshi muramuzi n'umukobwa mwiza cyane ngira ngo namwe muramubona kuri kamera za TV murimo muramubona Daboro mbanje kugusuza uraho neza amakuru yawe ni meza wow ndabona wambaye neza kabisa ni bisanzwe kumbona wambaye neza gutya noneho ngira ngo wambaye birazwi utambaye gutya no wabusa gute nabo narushijeho warushijeho amakuru yawe weekend imeze neza weekend iragenda neza cyane okay ngira ngo rero watangira wibwira abadukurikiye kuri mikoro za Karima TV ukababwira amazina yawe no tukabona kwinjira mu mizi y'ikiganiro. Umuhanzi Knowless witwa umuhanzi Knowless. Umuhanzi Knowless tuyihagana he? Mu murenge wa Kacyiru. Mu murenge wa Kacyiru. Umuhanzi Knowless ngira ngo twagiye tukubona ahantu henshi hagiye hatandukanye mbuga nkoranyambaga ahantu hirya no hino ubusanzwe n'ubwa mbere nubwo akanga ugiye kuri public cyangwa se nubwo akanga ugiye imbere ya kamera izo ncuro ntago nazibaramura ntago uhoraho niki kintu abantu bajya bakubwira bagukundira se nimba ukunda guhora imbere ya kamera cyane kino abantu bagukundira niki nta kintu na kimwe abantu barambwira ko banyangira ibintu byose mba numva narambangamira kuba byose bambwira ko ari byiza ari byiza ni nk'iriye jambo se kunda kuvuga rigashimisha abantu akakubwira ati rwose dukunda irimo kuvuga gutya ni nk'iki ni nk'iriye jambo kunda kuvuga bijyanye n'ibiki nyine muri interview zawe ugenda ukora hirya no hino hari nk'ijambo wenda ukunda kuvuga cyangwa se nk'ikintu ukunda kuvuga abantu bakavuga ati uriya mukobwa dukunda arimo kuvuga kuri iyi ngingo dukunda arimo kuvuga kuri aka kantu ni nk'iki abantu bakunda kwibukiraho cyane cyane iyo ngeze ku bintu byo kurongorana abantu bakubwira ko babikunze bavuga ko babikunze cyane nukora ko ari ibintu biba mu buzima busanzwe bwa buri muntu ku muntu wese ufite ubuzima buzima iyo ni ingingo buri wese atapfa gusimbuka. Hanyuma rero ngira ngo twinjira mu kiganiro nyirizina uravuze ati mvuze nko ku bintu bigendanye no kurongorana abantu barabyumva bagashaka kubikurikira ubusanzwe tugiye gutangira n'ikiganiro cyacu noneho wibwira abadukurikiye ubabwira imyaka ufite gusa hanyuma ndahita nkubwira igikurikira. Mfite imyaka 22 ariko tugenekereje navuga ko mfite 20 kuko twakuraho uwa mbere mvuka ntabwo nari nakamenye kuryongwa sinawubona nakuraho n'uyu nguyu wa corona yatumye nakura cyane naradindiye sorry cyane ihangane waradindiye navuga ko mfite 20 urakoze cyane rero umuhanzi Knowless ngira ngo dukomeza kubwira abadukurikiye yuko niba bashaka kuza kumva ikiganiro cyawe neza birinda kureba iyi nkuru igice ahubwo bayikurikirane neza umunsi ku munsi bamenye Knowless umuhanzi Knowless urimo kuvugwa n'uwuhe ninde agiye kutuganiriza kuki ni mukanya cyane nta kagaruka makuru yacu turagusaba gusa kudutega amatwi no kuba ufitemo megabyte zihagije kugira ngo uze kumva byinshi kuri uyu mukobwa wamamaye ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Knowless ngira ngo dutangire nawe twibwira abadukurikiye ubundi ubusanzwe iyo bavuze imibonano mpuzabitsina ubundi baba bavuze iki? Imibonano mpuzabitsina ni abantu badahuje ibitsina nyine abantu badahuje ibitsina baba bahuye iki gihe kitwa imibonano mpuzabitsina urakoze cyane. Hanyuma umuhanzi Knowless turashaka kukubaza ubundi ubusanzwe
tuzi yuko abakobwa b'abastar bazwi mu Rwanda kuri za social media no hirya no hino usanga bitaka bakavuga imirimo myinshi cyane bagiye bakora igendanye no mu buriri, bakavuga ndetse n'uburyo bateye neza birenzeho, kandi ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ari byo. Ni ukubera iki? Si ibi bintu nawe ni kubibona, nawe wigeze ubikoraho, cyangwa se wivuga ibigwi bikuriho bya nyabyo, ntabwo ari iby'abandi wiyitirira, ntabwo uhimba? Gerageza kuduha ishusho y'ibyo bintu. Oya, ntabwo nakwiyitirira iby'abandi, mvuge ibyanjye kuko ngiye kwamamaza, ngiye kuvuga iby'abandi naba ngiye kubyamamaza, mvuge ibyanjye ku giti cyanjye. Aha, umuhanzi Knowless ninde muntu wagushimishije muri iki cyumweru gitambutse? Wanshimishije wanshimishije ari hanze, ni umuntu wandemeye nyine tu ndi mu kibazo gihambaye. We yaguhaye nk'icyo? Yarandemeye nyine, yarandemeye kandi ari kure yanjye. Kukuremera ubwo bishatse kuvuga iki? Kashi. Yaguhaye kashi. Wow, ibyo ni byiza cyane. Imana imuhe umugisha, ahari yakomeze kumusakaraho nimba yaragize icyo agufasha ari hanze. Ariko uwo muntu mwize mubaho inshuti? Oya, ntabwo twabaye inshuti, gusa ntabwo turahura, gusa tuziranye nyine kuri telefone, kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp? Ntabwo murabonana n'umunsi wa rimwe? Nabirenze. Ntabwo murabonana? Uramukunda se? Sinavuga ko mukunda urukundo nyine, gusa mukunda nk'inshuti. None umuntu wagufashije ikintu nk'icyo, aramutse agize amahirwe akaza mu Rwanda, uvuze ko ari hanze sibyo? Akaza mu Rwanda akakwishimira, akifuza ko mukora imibonano mpuzabitsina, wamwemerera cyangwa wamuhakanira? Kubera ko yandemeye, urumva nanjye sinabura kumuremera. Namuremera nkamunyongera, nkamuhereza nyine, keretse icyo adashaka. Keretse icyo adashaka? Wamuha uko abishaka? Kabisa, keretse icyo adashaka. Hanyuma nari mvuze ngo muri iki cyumweru ninde muntu ushaka kuba yarakunejeje? Navugaga wenda nimba hari umuntu muba mwarahuye mu buryo bwo kwishima bw'imibonano mpuzabitsina, akakuruhura mu mutwe, mukayikora ukumva uranezerewe. Uwo muntu yaba yarakoresheje nk'iki? Ni nk'iki kintu cyaba cyaragukuruye cyane kigatuma wumva umwishimiye muri ubwo buryo? Muri iki cyumweru nta muntu wankuruye. Ariko mu gikurikiyeho, mu cyakibanjije? Mu cyakibanjije nabwo nawe ndababona, ariko ntabishamaje baba bafite, urumva umuntu udashamaje urumva ntiwamwiteza. Iyo uvuga gusamaza ni ikintu umuntu umeze gute ubundi? Umusore nyine wuzuye. Umusore wuzuye w'ibogari nyine, w'ibigango. Ako ushaka gukunda amabogari wa? Ubwo umuntu utari ibogari urabona ngana uko nguko nakwiteza. Nawe ntabwo nakwiteza. Nanjye ntabwo wanyiteze kubera ko nari ibogari. Yewe ungomba kurya ibyuma rero. Ahubwo gira vuba. Hanyuma rero ngira ngo umuhanzi Knowless, ngira ngo tujye kwinjira mu kiganiro nyirizina noneho mu mizi. Ubundi umuhanzi Knowless ni umukobwa w'imyaka 22. Ni umukobwa umaze gukora imibonano mpuzabitsina inshuro zingana? Ntabwo nazibona. Gerageza kutubwira nk'ishusho, gerageza kutubwira nk'imibare wenda wibuka, uvuga ati wenda ngereranije. Keretse ntabwo nazibara, keretse ahubwo mbajije abasore nabikoranye nabo umubare wabo. Ntacyo base tubwire, ngaho tubwira abasore babikoranye nabo umubare. Ntabwo barenze bane. Muri abo bane bose niko mwakundanye cyangwa se ni uburyo bwo kwishimisha gusa bisanzwe? Muri abo basore bose nakunzemo umwe cyane, abandi nageragezaga gukunda nyine ariko bitakurimo. Nibizi. Byari uburyo bwo kwishima gusa? Navuga ko ari nkabyo. Umuhanzi Knowless, ngira ngo hari tubwiye ko umaze kubikora inshuro enye ku bantu bane batandukanye, ariko inshuro zo ni nyinshi ntabwo wazibara. Knowless, ni iki kintu gikunda kugukurura ukumva ushatse imibonano mpuzabitsina? Ni nk'igiki? Ni nka ryari ubitekereza? Mbitekereza nuko nakunze umuntu, kandi biragoye kubona nakunze umuntu. Ntabwo ushaka kwicara gutya ngo wumve bije, wumve umuriro urabigusabye gusa, nta kintu kimwe urebye cyangwa utekereje? Oya, ntabwo bijya bimba. Mbitekereza kubera ko mba mfite ubundi bubyake. Knowless ubu nabitekereza nawe mfite ndi bubyake. Bibaho se? Knowless uravuga ati nabitekereza mfite umuntu ndi buze kubyaka. Bivuze ngo muri iyi minsi ntabwo uri mu rukundo rero? Muri iyi minsi ntabwo ndurimo, ariko si kuvuga ko naruhuza, ahubwo yuko ubwanjye naradwishakamo. Knowless muhanzi, ni iki kintu cyakubabaje muri iki cyumweru gitambutse? Ikintu cyambabaje zambabaje byo ni byinshi cyane.
nababajwe n'umuntu wambwiye nabi nta kindi kintu numva cyambabaje ni umuntu wambwiye nabi ibindi ni utuntu tworoheje aha tugiye rero kureba imiterere yawe, tugiye kureba imico yawe, tugiye kureba uko uteye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umuhanzi Knowless ubundi ubusanzwe ati maze gukora imibonano mpuzabitsina inshuro zirenze imwe, ni nyinshi sinazibara, gusa niba ukabona abantu 4 muri abo ngabo mwaba mwarahuye, ari mwaba mwarahuye inshuro 2 mu bihe bitandukanye. barahari. Ubu se nk'iyo umutekereje uri mu rugo uri wenyine ubyitwara mute? Kubera ko yabinkoreye nabi ntabwo namutekereza, ntabwo yigeze abinkorera uko mbyifuza, kandi urumva umuntu wakubirije ntabwo wamutekereza. Se umuntu yakubihiriza rimwe ukongera ukamuha inshuro ya 2? Biterwa n'icyabahuje. Hari igihe umuha amahirwe yanyu kugira ngo ngere umurebe. Hari igihe nyine nawe uri umuntu, hari igihe warigeze gukunda ukababara, akaza undi akakwereka ko abirimo neza ugashaka kugerageza. Urumva rero iyo ushatse kugerageza mu bintu by'urukundo ntabwo ugendera kuri iki. Iyo umuntu mukunda icyo yagukora cyose ubona ari cyiza. Ya umuhanzi Knowless urakoze cyane, ati cyagukorera cyose ubona ari cyiza. Tugiye rero kuganira neza noneho. Umuhanzi Knowless ndi ubusanzwe ufite igitsina gitoya cyangwa ufite igitsina kinini? Ufite igitsina gito. Ufite igitsina kinini cyane. Wayibwe n'iki kari kinini se? Ugikireba cyangwa nabo muhora babikubwiye? None se ubu uko mbona. Ndetse urabona mfite ikimeze gito. Shamba. Shokoza birashoboka kabisa. None se utubwiye ko ari kinini. Ubundi ubusanzwe bavuga ko umukobwa ufite igitsina kinini niyo arimo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi ntabwo akunze kubikora kenshi aryamye ngo bafite izindi position, byaba ari byo cyane ukubeshya. Ziba zihari cyane kandi icyo bafite cyose ziba zihari cyane. Ziba zihari cyane uba ugomba gukoramo kugira ushimishe uwo muri kumwe. Niki kintu kigushimisha rero nk'irimo kureba igitsina cyawe? Ni nk'ikihe kintu kiriho kidasanzwe uvuga ati iyo ndimo kwireba muri ubu buryo numva nishimye? Ni nk'igiki wowe kigukuruka uvuga ati nanjye ndimo nireba kabisa nkireba igitsina cyane, akantu kambere mbona kariho keza kanshimisha nakanga? Byose biranshimisha. Ariko hariho kamwe kurenza kandi. Oya nana kamwe kariho, byose biranshimisha. Ibigushimisha byose biriho ni nk'ibiki ngo bivuge detail twumva. Byose biranshimisha. Kubera icyo ushaka ko mbivuga ise? Ndagira ngo nyine bivuge abantu babashe kumenya ubundi umukobwa agomba kuba agizwe n'iki, agomba kuba afite iki gishobora kuba kinezeza umuntu na nyiri ubwite kikamunezeza. Icyo nzi cyo uko nshobora kuba nyara. Cyo ni kimwe. Icya kabiri uko nshobora kuba narakimyeyo. Icya kabiri n'ibindi byose bigitatse nyine bigitatse. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero umuhanzi Knowless, abakobwa beza nkamwe muteye neza gutyo, musanga ari abakobwa mufite isuku, mukunda kwita, ubundi ukunda kogosha ibigendanye n'ubwoya bwo hasi cyangwa se bakunze kwitinza cyangwa haryari mu kwezi ukunda kuzogosha nka gihe ki? Buri cyumweru mba ngomba kuhakorera isuku. Ko icyo hibanda cyane se buri cyumweru kandi biba bitameze, ni kugira ngo ni ugize ikibazo gahora n'umuntu atazasanga harabaye ishyamba. Urakoze cyane. Hanyuma umuhanzi Knowless utubwiye ko wahuye n'abantu barenze 3, ni ukuvuga ni 4, bashaka kuba banarenze utabyibuka wenda n'urugero cyangwa se akaba ari abo ngabo 4. Ni 4. Ubundi ubusanzwe ukunda umusore umeze gute? Ukunda umusore uteye gute, ufite igitsina kireshya gute? Nubwo cyari kigufi nta kibazo, upfa kuba kibyibushye gusa. Apana kubyibuha bikabije kandi apana no kuba kigufi bikabije, kiringaniye nyine tu igitsina nyine baguhereza ukacyumva. Ariko kigomba kuba kireshya gute? Iba ari ndende byaba byiza, iba ari ngufi iringaniye, atari ndende cyane, atari na ngufi cyane, iringaniye. Hari umuntu se mwageze muryamana ufite igitsina kirekire mugakora imibonano mpuzabitsina bikakubangamira? Byarahari. Byagenze bituba icyo gihe? Narahari ufite kakaboko kanjye banza ari gato hari. Reka byagenze bituba? Ntabwo biba ari sawa. Ntabwo biba biryoshye. Wumvise bimeze bite se icyo gihe? Byarambihiye sana kandi nari nabikoze mbishaka ariko byarambihiye byatari. Kuko yari ndende?
yari ikabije, yari irenze uburebure. Yari irenze uburebure. Wayumviraga hebwa? Navuga se uko ari mu bwongora. Bijya gusa nabyo. Nta kintu nyine uba wumva kizima. Ahubwo uba wumva ameze nk'aho ari ubugome nyine ari kugukorera. Harimo rero abenshi bakunze gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa, abahungu bafite ibitsina birebire bakunze kuvuga ko babemeje. Ngo nawe bivuge ko uwo muhungu yakwemeje. None se ubwo iyo yakubabaje aba yakwemeje. Umusore ukwemeza ni ukurongora ukarangiza. Kandi iyo umuntu ari kukubabaza ntabwo warangiza uteze. Kandi ari kukubabaza uri kumva uburibwe gusa. Ihangane. Hanyuma rero uragira uti umusore ufite igitsina kirekire nabyo ntabwo ari byiza, gigomba kuba kiringaniye, atari kirekire cyane, atari na kigufi. Hanyuma ngira ngo waduha amakuru nyayo ku bigendanye n'ibigushimisha n'itegurwa ryawe mbere y'uko winjira mu gikorwa nyirizina. Ese ubundi uri umukobwa usaba iki umuhungu mu gihe ugiye gukora mu mpuzabitsina? Ubundi wumva ari iki kintu cyabanza kugufasha kugira ngo uze kwinjira wumva umeze neza? Iyo tubanje gukina tukishima tugakina nyine iyo mwishimanye birushaho n'ibindi byose biza byihuse. Ati iyo mwishimanye ubundi umuhungu kugira ngo wumve uguwe neza wumva yagukarisa nko mu gihe kingana iki? Yafata byibura akabije agize gake wenda yagira nk'iminota 30 muri kareze gusa. Umutindara ari ugutinda kugira ngo mubikore mwese muri mode ya nyayo, sibyo? Wishimye nawe yishimye, sibyo? Iminota 30 nibwo wakumva wagiye muri mode neza. Nubwo byumva neza kabisa. Ubwo icyo gihe umuhungu ashaka kubibwirwa n'iki ko noneho wageze hantu ho kumva wishimiye, wageze hantu ko ugeze ahantu ho kureta noneho icyo gihe? Ubwo atangira kumwisabira ko washize nyine tu. Ashaka kubibwirwa n'iki se kurebeye inyuma cyangwa se arebye ku gitsina cyawe n'iki kintu cyabimubwira ko wageze hantu ho kumukenera? Kuki se urindira ko areba ku gitsina? Ubwo urabimubwira. Urabimubwira. Wowe nta bimenyetso ushaka kuba wagaragaza se? Bitewe n'uburyo nzi noroshye ushobora kundeba kandi wenda muri njye naranabishaka ugahita uvuga ati kubera bitewe n'uburyo igitsina cyanjye kiba gitose ugahita uvuga ati uyu mukobwa ibyo aribyo byose yashyize yapfuye byarangiye kandi bwaheze nta naho ndagera. Ukiri hasi? Ngiri hasi cyane. Urakoze cyane. Hanyuma rero uri kumwe n'umusore muri mu nzu uritegura ko mujya mu gikorwa nyirizina, abanje kuganiza amagambo meza. Ese wumva ari nk'igiki mwabanza nko gufata nk'ifunguro gishobora gutuma uza gukora ibintu wumva ufite imbaraga, cyangwa se ikintu cyo kunywa wanywa ukaza kwinjira muri icyo gikorwa wumva uguwe neza? Ni nk'igiki warya cyangwa se wanywa mbere yo gukora icyo gikorwa? Kiribwa mayi mureti cyo kunywa nacyo kama gapeti mitsingi bari ibyo kamwe gusa nka tubiri utundi ukaza gutunga urangije. Aho waba urimo neza kabisa kuko dutatu two mpamvu ze tubiri dutatu nikurikiranyije n'amavangingo sinzi aho wayashira. Waba uri mu bihe bidasanzwe kabisa. Hanyuma rero uri mu rugo utangiye gukora imibonano mpuzabitsina, uri kumwe n'umusheri wawe mutangiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ni iki kintu wamusaba mbere yuko ajya gushyira igitsina cye mu cyawe? Tugiye kubikora? Mbere yuko mutangira. Ni iki kintu wamukorera? Cyangwa se wamusaba mbere yuko mutangira igikorwa nyirizina? Ni irihe jambo wahita umubwira? Kwikingira nicyo cya mbere. Kwikingira? Kwikingira nicyo cya mbere burya. Ese ashobora gukora imibonano mpuzabitsina wikingiye? Umuhungu yikingiye hanyuma ukaba wabasha kuzana ayo mavangingo birashoboka? Urayazana byataje. Urayazana ariko akenshi bikorwa nyine n'abahanga n'ababizi. Ko umutipe utabizi nawe nukuza kugukiniraho ntacyo yakumarira. Ugize uti bikorwa n'abatipe babizi. Ni ikihe kintu kidasanzwe wa muntu ubizi ashobora kuba yakora gitandukanye n'icyawa wundi wundi kandi bose bambaye kondomu cyangwa se bambaye ubwirinzi? Birashoboka cyane, birashoboka kuko birakorwa. Ibyo birakorwa ahubwo wa muntu byananiye nyine ntabwo aba abizi tu. Ntabyo abazi. Icyaba atazi ni ukunyaza cyangwa? Ntabwo abazi kurongora. Ni ukuvuga ngo kurongora no kunyaza biratandukanye? Byose bimwe ni bimwe byose ni kimwe. Birunganira?
ariko hari ikiryoha kurenza ikindi. byose mba numva bindyoheye. Nose ubwo umuhungu umuryamanye akakurongora gusa ntakunyaza wakumva wishimye nkuko undi akakurongora akakunyaza gusa ariko ntakurongore. Icyagushimisha kurenza muri ibyo ngibyo ni iki? Niyo yacumitamo imbere byazi, niyo yakoze inyuma agakunguta byazi, byose byazi. Urumva rero byose ngiye kuri njye birandyohera. Hanyuma rero ngira ngo umuhanzi Knowless ugiye kutubwira noneho winjiye mu buriri muratangiye murabikoze. Ese umuhungu uravuze ati akimara kwinjiza imbere n'ubundi biraza, yakoze nyuma n'ubundi biraza, ni ukuvuga ngo amavangingo yawe atangira ryari agasoza ryari? igihe cyose nyine wangarishije neza. Urumva nshobora gutangirana nabyo, nshobora gusozanya nabyo, biterwa n'uburyo ugenda ugira, biterwa n'uburyo waneguyemo. gusa najya ashobora gushira ukayabura kandi wumva ukiri muri mood yabyo. Ntabwo nayabura, ntabwo nshobora kuyabura, niyo nabihaze mayiyafite. Niyo wabihaza abakirimo nta ngaruka bikugira se ngo wumve wenda umubiri wawe utishimye utameze neza ko ari byagusigayemo? Iyo utashoje, iyo utarangije urabangamirwa cyane cyane mu kiziba cy'inda uraribwa. Ariko ubundi igitsina cy'umugore bundi cyitwa gute? Igitsina gore bundi igitsina cy'umugore cyangwa cy'umukobwa bundi cyitwa gute? Cyitwa igituba. Kiba cyiza rero iyo kimeze gute? Iyo kimeze gute? Kiba cyiza nyine iyo wakitaho ukagikorera isuku, kiba ari cyiza. Tubwire nyine ukuntu wagikorera isuku, nyine tubwire muri make. Kucyoza, kucyogosha, ukareba nyine niba ari nta mwanda uriho. Ukareba nimba nta mwanda uriho, ukacyoza, ukacyitaho, kikamera neza. Hanyuma rero hari message byibuze ujya wakira z'abantu baba barakubwiye ati vraiment uri umukobwa mwiza, uraryoshye, uteye neza, mubo mwarahuye mwararyamanye, hari nk'ubutumwa bujya bugaruka bugushimira wenda mu miterere yawe? Abenshi cyane banagaruka bansaba ko dusubirana. Abagize amahirwe mu kongera abagize ntago nasubirana nawe twaratandukanye. Ntago biba byararangiye. Iyo wagiye uba wagiye nyine umunyururu uba wacitse nyine tu. Uba wacitse. Kazi kaba karakunaniye, haba hagomba kuza undi mushya. Hagomba kuza undi mushya. Ugomba gushaka irindi gare rishya. Ugomba gushaka irindi gare rishya rigomba kukunyonga. None uba ugomba gushaka irindi gare utwara. Nyine tu. Hanyuma rero umuhanzi Knowless ngira ngo uratubwiye ati ugomba gushaka undi munyonzi ugomba kukunyonga, ati benshi cyane tuba twarahuye kenshi bamwe baragaruka bakifuza ko twakongera. Umuhanzi Knowless ngira ngo mu buzima busanzwe abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina ubusanga kenshi bakunda n'ibintu byo gusomana, ibintu bya caresse, tirerang. Ibyo ni wowe waba ubikunda cyane ubusanzwe ntabwo bijya bikubamo ukunda imibonano mpuzabitsina gusa? Nkunda bizisanzwe. Tirerang ntabwo bitavuze ko n'uwo dukundana nimba akunda iyo tirerang bivuze ko nayimwima, ariko ntabwo nyikunda kuko nta santimenera habe na gake. Tirerang nta santimenera gutera? Ugomba numva mbihewe. Wumva ubihewe? Ni ukuyiguhereza nyine kubera ko we mukunzi wanjye yikunda, ariko nta nyungu mba nyifitemo. Hanyuma wowe rero sasa mu bigenda n'ibigushimisha gishaka kuba byakwinjiza muri mood ubundi ushimishwa n'iki? Hari caresse zo gukora ku mabere, kugukora ku nda, ku gitsina, gusomana mu matwi, mu musatsi, mu birenge. Nihe wowe byibuze ashaka kuhaguruka ukavuga ati ngewe unkoza aha hantu ubuzima bwanjye baburangiye mba ninjiye mu yindi si, aho ngaho niho nabona imbaraga zishaka kuba zaguhakanira? Ahantu hose ukoze mbishaka dukundana, nkukunda ariko atari kuvuga ngo nidukundana, nkukunda nyine aho wakora hose nabishaka, ariko akarusho wageze ku gitsina aho ngaho sinabona n'uburyo nkuhakanira. Babonye amahirwe yo kuhagera, niyo naje kukureba ntabwakaniye ngo singuha, ukabona amahirwe yo kuhakora, ntabwo nabona aho ngucikira, sinabona nuko nkuhakanira. Ese hari umuhungu wenda mwaba mwarigeze rimwe mwinjira mu gikorwa cyo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, cyo gukora imibonano mpuzabitsina mukabanza gukarisanya, akabanza kugutera finga, akagukoza intoki, akakurongoza intoki? Hari uwaba arigeze abigeragezaho wenda mu mwarakundanye? Arahari. Byagenze bite icyo gihe?
hari nyine uba ushaka kurongoza intoki kandi ntabwo aba ari sawa aba kwigisha imico mibi ariko harahari yigeze kubikora arahari hanyuma se yabikoze mbere yuko mwinjira mu gikorwa no kugutegura muri ubwo buryo ntabwo bumva ari byiza nyine kubera ko santima zanjye ziba ku gitsina icyo wakorera cyose mba numva ari cyiza urakoze cyane atarahari yigeze kubikora hanyuma rero hari abakobwa benshi bakunda kuvuga ko bakunda kuba bari kumwe n'abasheri babo mbere yuko bakora imibonano mpuzabitsina umuhungu akabanza kumukarisa ku gitsina akamukozamo ururimi akamusoma ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma nyine bikurura amarangamutima kuri cya gitsina gore sibye ko no ku muhungu nyine kuba bikunda nabo bikunda kubaho hari uwaba barigeze bigukoraho byibuza ntabwo arahari yabikoze ati icyo gihe nyine yanyonze mu gitsina nyine tubwira uko yabikoze nyine tubwira uko yatangiye nuko yabikoze arabanza nyine akagukariza hari igihe haba hadasa neza nyine yamaze kukarishisha intoki bikaba ngombwa ko ubanza kujya kwitabaza ubundi akagira gute akagukarishisha umunwa akoresheje umunwa yabikoze gute icyo gihe nyine dubwira ukuntu nyine yagukarishije umunwa nyine ukaza kumva hari ukuntu nyine ukundi uhindutse yabigenje gute nyine duha ishusho y'ibyo bintu injira muri icyo kiganiro ufata umwanya munini no kubisobanura nta kibazo iyo yonze rugongo ingazi iyo yinjijemo ururimi biba ari sawa biba ari sawa cyane arwinjizamo akazunguza nyine uko uzi umukobwa yinyonga none se nujya urongora nujya ureba umukobwa we iyo ari kwinyonga ari kuguhereza akakunyongera ntabwo ujya ubibona ntabwo njya mbibona ngenda cyari isugi ndacyari imanzi urakoze cyane ati akozamo ururimi agasa nk'aho arukoza icyo gihe arimo kurukozamo wumva umeze ute wumvisha ubaye uhihuta icyo gihe wumva nyine utagihari nta n'imbaraga uba ufite zo kuba wanamusunika ngo yegereye ni ukuvuga ngo ari byiza bitandukanye no kuba yakozaho intoki ururimi rwo rufite izindi mbaraga kabisa yarukozeho wumva ubaye ute twereke nk'uburyo warebyemo n'uburyo wahumetsemo icyo gihe urashyira nyine turashyira ubyumva ni ukuvuga ngo icyo gihe aza kubikora n'ubundi ari kurangiza umuhango none se aba yakurongoje ururimi aba yagukarishije ntabwo aba yakurongoye ariko biba byiza kubera ko aba yamaze kukwica mu mutwe atanayikojejemo wapfa igihe umuntu akubihiriza akagutangiza ibintu bisoza bikaba intambara hanyuma rero uragize uti umuhungu twahuye bwa nyuma niwe wambihirije na nisa numva nsa nk'umuntu wabizunutswe ubundi ubusanzwe ari umuntu cyangwa se waba warigeze ukora imibonano mpuzabitsina byibuze wicaye ukuntu ari byiza byahataje kubikora wicaye ni nko gukurira ituro muri dushe kubikora wicaye ubwo ni nka gute wowe ni ubuhe buryo ubikora gute wicaye ku buryo bugushimisha hari ukuntu urabona nk'ubu iki ngiki ni igitanda hari ukuntu wiyoroshe ukicara nk'ahangaha gutya iyo wicaye hano gutya umusore nawe agapfukama nk'ahangaha gutya iyo ari muremure nyine biba ngombwa agapfukama iyo ari mugufi biba ngombwa akahina amavi gatoya hanyuma noneho tubwire nyine hanyuma iyo yicaye gutya kigiye wicara gutya nyine wicara gutya hanyuma wakicara imbere we akajya imbere nyine agapfukama imbere hanyuma akabanza nyine akabanza akakunopesha kugira ubanze yumve nyine ubwo se yicaye gutyo ibasha kwinjiramo ukayumva urayumva byatari uyumvira hafi mu bwonko ku buryo abasha kukunyaza wicaye gutyo ahubwo si zo wanyara batega yibase muzi hano gutya yahita yuzura zikajya zimanuka iyo ni muri pozisiyo imwe muri nyinshi zishobora kuba zikunezeza ni igihe umuhungu aba yicaye imbere yawe yangiza akakwicaza indi ya kabiri byibura ushobora kuba ukunda kurenza iyo ngiyo indi ya kabiri iyo upfukamye hasi nabyo biba ari sawa gupfukama gute ubwo ntabwo turi kubyumva kuri aba gute gupfukama nyine ushaka mbikwereka nta kibazo iyambare tubikora nyereka nyine iyo upfukamye none se ndapfukama kandi tutagiye kubikora iyambare tubikora ni uburyo kuduha ishusho gusa oya nyine kugira mbikwereke neza iyambare tubikora si byose kandi umuntu yakwiyambura iyambure igira vuba urakoze cyane igira vuba okay turaza ubanza kwiyambura ukabikora
hanyuma gupfukama ndimo mvuga ni ugupfukama kuno k'umwana apfukama nk'iyo urimo guhana nk'umwana uburyo apfukama Mose cyangwa ni ugupfukama gute bikose none nyine utubwiye uko ubikora inzu nkana gutyo utararongora oya ntabwo ndabikora okay kuramo nziza nkwereke unyigishe uzanyigisha undi munsi ukurikiyeho wakuye munsi nkakwereka akazi ukoranga urakoze cyane hanyuma ubushoye bumeze nabi bunyeshe ihangane hanyuma rero ati ubu urukumva ibintu uri kunjyanamo kuko bitari gutume ngira ubushoye nta n'icyo uri bumfashe uri kumva ufite ubushyuhe byatara urumva burimo neza kabisa hanyuma ati ndapfukama iyo umaze gupfukama bigenda bite umaze gupfukama hari igihe upfukamisha akaguru akandi kagashinga sibyo noneho undi agaturika inyuma nyine unyonga nawe akakunyongera inyuma kwa kuguru kureba inyuma mukabikora gutyo ukaba warangiza ntabwo warangiza ni mu buryo bwo kugenda muhindura pozisiyo urakoze cyane ngira ngo hari bakunze ba Karima TV turacyari kumwe n'umuhanzi Knowless arimo kutubwira amwe mu mateka cyangwa se amwe mu mabanga y'ubuzima bwe ntabwo ari amabanga kubera yuko ashaka kubayishura muri bimwe bimunezeza no mu bigenda n'imiterere yiwe rero turagusaba kubanza gukora subscribe nimba ugikurikiranye inkuru yacu cyangwa ushaka kwisangiza abandi hanyuma ugakanda like kugira ngo amakuru yacu abashe kugeraho umunsi ku munsi hanyuma ukajya nandikirwa ubutumwa cyangwa se commentaire ukagira icyo uvuga ndetse hari byinshi wavuga hari byinshi wanenga hari ibyo washima kugira ngo tubashe kubaryohereza muri ibi bihe turimo by'iterambere turacyari kumwe rero n'umuhanzi Knowless ngira ngo amaze kutubwira muri bimwe za position akunda zishaka kuba zimunezeza hanyuma Knowless ninde muntu ufite imyaka mike yamwize muryamana yarafite imyaka ingana ko niyo umutoya muri bo mubo mwahuye mera ku myaka 28 kuzamura 28 kuzamura gusa nk'umwana w'imyaka 23 ntibamwemera reka ntabwo yanjye hejuru se yamenya akazi akora cyangwa yabaje kunyigiraho nese ubanza kubaka ibyangombwa none ese ubu wakundana n'umuntu ntabwo njyamana n'umusore kubera ko duhuye gutyo gusa manza gukundana nabo kabanza ukamwiga iyo wakundanye n'umuntu biba ngombwa kumenya buri kimwe cye cyose yego wenda nakubwira byose ariko hari ibyo umenya by'ingenzi rero iyo uje kumvugisha mbona ufite nka 24 25 ngana nacyo twavuga byibura wenda 26 ariko nabwo nyine simbizi ntabwo birambaho ngo mvugane n'umusore ufite iyo myaka ngo tumundane n'umusore ufite iyo myaka ntabwo birambaho umuhanzi Knowless ngira ngo reka tukubaza akabazo wenda kamwe cyangwa se tubiri dukomeze n'ikiganiro ubundi iyo wambaye neza mu buzima bwawe uba wambaye imyenda ifite agaciro kangana gute mu bijyanye n'amafaranga yes uhera kuri 15 kuzamura nibwo uba wambaye neza hanze aha dukunze kubona abakobwa benshi cyangwa se abadamu usanga bambaye neza ukabona umudamu yambaye neza afite ikibuno cyagenda kibyina ariko benshi bakavuga ngo abakobwa benshi cyangwa se abamama benshi bakunze kwambara amapantaro cyangwa se utujipo tubegereye ngo ntabwo bakunze kwambara amakariso kenshi waba warigeze ukunda kwambara imyambaro utambaye ikariso sinabasha no kujya kuri toilette nayambaye kubera iki keretse iyo ndyamye nyine nibwo nyikuramo kugira ibintu bikure kugira ngo ibintu bikure kuko se nk'iyo koko uryamye wabikuyemo ubona bigenda bikuraho umusaruro bitanga birakura ntaho bihuriye no kwirirwa ubipfukira none yesu uba wiriwe ubipfutse wajya no kuryama ukarara ubipfutse ntibibona aho bihumekera gusa urumva byakura biti urakoze cyane hanyuma umuhanzi Knowless ngira ngo tukiri kumwe muri iki kiganiro twagira ngo ubwire abadukurikiye bagukurikiranye ibibazo byinshi bifuza kuba bakubaza hano rero kuri mudasobwa yanjye mbashije kwakira ibibazo bigera nko muri 5 ariko turagenda dusubizamo bimwe hari umuntu umwe ubajije ngo mbese ngo mutubarize uwo Knowless mu buzima bwe ko tubwiye uburyo ashobora kuba aryoshemo hari umuntu byibuza warakoze imibonano mpuzabitsina bakararana ku buryo bamaranye ijoro ryose arahari yigeze kundemera yarandemeye nyine nanjye biba ngombwa ko munyongera tumuha igare yarakuremeye ngombwa ko mujya kumutwarira igare nanjye yarandemeye cyane mwararanye ijoro ryose mwaririrwanye mu njya murarana ko yarandemeye numva biranshimishije byataye ufata umwanzuro wo kumarana w'igihe kinini kubera ko nari namwishimiye urakoze cyane hari n'undi utubajije ati se atwe yatubwiye yuko yashimishwe no gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mbere yuko babikora umuhungu akamutegura
akabanza kuba yamwonka mu gitsina, ese ngo hari undi muntu wenda warigeze abikora nyuma y'uwo nguwo? wigeze kubikora kunyonga bite? Yes ko byarabaye. bivuze ngo ni abantu bangahe? Batatu bose babikoze. Ariko ntabwo bivuze ko bikora gutyo gusa. Turabanza tugafata igihe cyo kujya kwipimisha indwara zose tukamenya uko duhagaze. Mbere tumaze kumenya uko duhagaze nyine kandi dukundana, urumva ntacyo mwayishanye. Ya urakoze cyane Knowless, bati tubanza kwipimisha. Hanyuma rero muri izo nshuro enye zose cyangwa se kuri abo bantu bane mwahuye mugakora imibonano mpuzabitsina, ni bangahe byibuza mwahuye mugakora imibonano mpuzabitsina wikingiye? Bose. Kuko nabo ngukunda kose ntabwo nakwemera ko ndongorera, kuko ntabwo mba nzi ngo umuntu urya ni mugari. Ntabwo mba nzi ngo ejo nimara n'ikibazo nzacifatamo gute, ejo ushobora kugira gutyo ugasanga uneyo nda urayinjugunyanye kandi wenda naritegura kumugira. Urakoze cyane. Hanyuma harubaje ngo byibuza ubwirinzi waba warakoresheje muri ubwo ngubwo ni ubuhe? Ati hari uburyo ati bugera nko muri 2, hari uburyo kwipimisha mugakora imibonano mpuzabitsina wumva nta kibazo ufite, hari n'uburyo bwo gukoresha kapote cyangwa se prudence. Ni ubuhe buryo wowe ukunda gukoresha muri ubwo? Byose turabikora, turipimisha tukanakoresha prudence, kubera ko isaha n'isaha prudence ishobora kugira gute, ishobora gucika. Urumva ntabwo mwakorera ngo uko mufite prudence ngo mwizere. Hanyuma nanjye nakubaza ikibazo kimwe mbere yuko tuza kwinjira mu bindi bibazo nyirizina. Ubundi ubusanzwe iyo uri kumwe n'umuhungu mwasohokanye, ni iki kintu ashobora kuba yakubaza ngo ufata? Umuhungu ushobora gusohoka n'umuhungu akakubaza ngo urarya iki, uranywa iki? Icyo gihe mwasohokanye muri ahantu mutuje, ni iki kintu cyo kurya wakwaka cyangwa se ni iki kintu cyo kunywa wakwaka? Akabenzi. Icyo kurya ni akabenzi. Icyo kunywa cyo kubera ko inzoga ntabwo nzishobora, ni ukwiyakira fanta nyine tu. Inzoga ubundi nzinywa nicaye mu rugo nta hantu ndi bujye. Urakoze cyane. Umuhanzi Knowless turacyari kumwe kuri mikoro za Karima TV, arimo araduha amakuru agendanye namwe mu mabanga yo mu buriri, arimo aratubwira imiterere ye, arimo aratubwira byinshi cyane bimwerekeyeho. Ngira ngo rero turacyari kumwe, ngira ngo Knowless ari benshi bagiye bavuga ko ushobora kuba ufite umwana, byaba ari byo cyangwa barabeshya? Nta mwana mfite. Nta n'inda wigeze ukuramo? None se nta gihe wigeze utekereza ko ushobora kuba watwaye inda? Mfite umukunzi wa mbere byigeze kumbaho mara nk'ukwezi nabonye imihango. Ufite umukunzi wa mbere byize kukubaho, wumva umeze nk'aho ushobora kuba utwite? Umeze nk'aho mwite, kubera ko twari turi mu bintu byo gushwana, ntabwo nigeze mbimubwira, gusa nasanze nibeshye. Batubwiye yuko rero mu buzima bwawe ukoresha uburyo bwo kwikingira, ukoresha prudence, wangiza mukanikingira kwa muntu. Icyo gihe byagenze bite kandi tubwiye ko wikingiraga? Umukunzi wa mbere we naramukundaga cyane ariko niwe muntu wari winjiye mu buzima bwa mbere. Naramukundaga cyane birenze, gusa ntabwo twabikoze tumaranye igihe gito, twabikoze tumaranye nk'imyaka 2. Umva mu myaka 2 twari tugeze kure, yari yaranjyanye iwabo kunyerekana, twari twarageze kuri byinshi. Hanyuma rero uragira ati mu myaka 2 twe twageze kuri byinshi, twe twarakundanye. Niwe muntu wa mbere mwaryamanye? Niwe muntu wa mbere wandongoye. Hanyuma ngira ngo atubwiye uti ngewe ndi umukobwa mwiza, nteye neza, ndizera, mfite amavangingo kuva natangira kurinda nasoza. Ubundi watubwire, ubundi bamaze kumenya ko ufite amavangingo ukoze imibonano mpuzabitsina ku nshuro ya kangahe? Nabimenye ku nshuro ya 5 ngiye kubikora. Ubundi mbere nta kintu wigeze ubona? Kubera ko nari ndi isugi kandi nabikoze nk'inshuro enye mbabara, numva nta kintu numvaga. Umukobwa w'isugi nta mavangingo agira? Umukobwa w'isugi use wabimenya gute ko aza kandi uba uri kubabara, kuba umeze nk'ari icyuma bari kukuzombaho, uba uri kuvirirana gusa.
none nyuma y'icyo gihe umaze kwiyakira umaze gusa nkaho umenye muri icyo gihe udutsi twinshi baba bamaze kuducagagura turacyari kumwe n'umuhanzi Knowless ngira ngo abadukurikiye kuri mikro ndetse na kamera za Karima TV turabasaba gukora subscribe ndetse mugakanda na hejuru yaho gato hano handitse like kugira ngo ubashe kubona amakuru ku gihe. Hari n'akantu kameze nk'akazogera nako gakozaho urutoki gusa ibintu biraba ari uburyohe. Umuhanzi Knowless ni hano hambere ugize ukora imibonano mpuzabitsina hagakubabaza. Birashoboka ko hari benshi bayikorera ahantu yasuye nk'umutipe nk'ahantu bimutunguye akisanga yabikoze cyangwa akabikora mu gisambu cyangwa akabikora n'andi hantu hatamushimishe. Ni hano hakubabaje wakora imibonano mpuzabitsina hawe kuriyo ku giti cyawe kumva ntago hishimiye nubwo wabikoze? Nta hamwe nta kuko nta rimwe bijya bimbaho nabiteguye. Igihe cyose biba kubera ko nabiteguye. Ese nta muntu warigeze ashaka kugusha mu mutego wenda yakwemereye nk'ikintu nk'amafaranga nk'ikintu runaka akakubwira ngo uzugifate wagerayo agashaka kukurongora? Barahari cyane. Arahari nigeze kuva mu rugo. Umuntu aje kumfata ngo arashaka ko dukorana ko mbyina mu ndirimbo ye. Yarabonye mu ndirimbo nsanzwe mbyinamo. Aza kumfata ashaka ko mbyina mu ndirimbo ye. Tugezeyo nyine ariko nari navuye mu rugo musobanuriye byose tugeze yashaka kongora. Arambwira ngo kugira njyemo birasaba ko manza kuryamana nawe. Ndahise ndumubaza ati se kubera cyumva ko ngomba kubona iki ngiki kubera ko naryamanye nawe. Urumva biranga nyine byabaye ngombwa ko bitabo kubera ko icyo yashakaga ntago nakimukoresha. Yashaka ko manza mukaryamana mbere yuko muzakorana. Kigiye wamusanze mu rugo wese cyangwa yagusanze wawe? Yaje kuntora mu rugo yenda byose twabivuganye byarangiye. Tugeze iwe nyine ashaka kunzanaho ibibazo byinshi. Mbona nyine ndavuga ati wapi. Ni ukuvuga ngo rero nta kiguzi na kimwe ushobora kuba watanga kugira ngo ugere ku kintu mu gitabishatse? Kikareka nta kiguzi kibaho na n'ikintu cyabaho mba numva nabona nakivunikiye ngo nyibirire byoye. Hanyuma rero umuhanzi Knowless ukeneye umukunzi umeze gute kugira ngo wumve umwishimiye? Ari wa muntu uzisanzuraho, ari wa muntu uzavuga ati ndashaka ibintu ukabimuha, ari wa muntu uzakubwira ati nkeneye ko nkora serivisi ukayimuha. Mbega ukeneye umukunzi umeze ute? Ukeneye umukunzi wagufasha iki muri ibi bihe kugira ngo noneho wumve nawe ubuzima bwawe burimo kugenda neza? Muri iyi minsi nta mukunzi nkeneye ariko adaramutsaje urabona ibintu by'akazi biri kugenda buke buke. Kwishura inzu ni ikibazo, kurya ni ibibazo. Urumva rero umusore utazagufasha se kwishurira inzu reka uwo nazaza. Nagushakiye akazi se nayo inzu ukayishyurira? Nabyo byaba ari akarusho. Hanyuma rero wumva wakora nk'akahe kazi? Abadukurikiye bumva bafite icyo bashobora kuba bagufasha, wumva ukeneye akahe kazi kugira ngo wumve utekanye, wumve nta muntu wagusuzugura, wihagaraho nk'umukobwa w'umwari w'i Rwanda w'umunyarwandakazi wihesha agaciro? Cyaka ariko kose pfa kubikira unyibona nagikoreye atari kuvuga ngo nyibonye kubera ko nagisabye. Akariko kose nari ushaka guhura n'umuntu akakubwira ko agiye kuguha akazi kaguhemba 200,000 yewe na contract akayigusinyisha, ariko akakubwira ati nagukunze ndifuza ko tubanza tukaryamana nkishima kandi mukagirana contract byibuze y'imyaka 2 kandi nta kibazo uzigera ugira atari bya nibyo kuvuga ngo akaza zakabiri. Wabyemera cyangwa ntiwabyemera? Aho ngaho urumva kiba ni ruswa y'igitsina niko nabyita. Oya ku kazi ke yakagumana. Hanyuma se ukaba gute? Yakagumana none se ubuto rusanzwe utabayeho wabaho uko warubaye hatarazi. Ko ari igihe byagutera kuba wajya gusambana kugira ngo ubone amafaranga se kandi ari umuntu uruze ko yaguha rimwe birenze uko wawundi yakabikoze kandi ukaguma no kukazi gakomeza gakora? Simvuze ko bitabaho byabaho ariko urumva icyo gihe nimba atari wabyiteguriye akumva ko agomba kuguhereza ikintu runaka ari uko muguze ibyo ngibyo ni ukubyita kugura. Burya ibintu utiteguriye ntabwo bigenda neza. Urakoze cyane rero ati ibintu umuntu atiteguriye ntabwo bigenda neza kuko mu muco wacu nk'abanyarwanda mu gihugu cyacu ntabwo ruswa cyangwa se ikintu cyose watanga kugira ngo ubone serivisi warugenewe ntabwo byemewe. Hanyuma rero turimo dusoza kino kiganiro twagira ngo
ugiriye ikintu ubwira abadukurikiye kuri mikoro za Karima TV. icyo narangiza mbwira abaturage ni ugukomeza kuguma mu rugo birinda, barabona icyorezo kiri hanze aha bagakaraba intoki bagatanga n'intera hagati yabo n'abantu kugira ngo babashe kwirinda icyorezo cya corona virus. Abakunzi rero ba Karima TV ngira ngo turabashimiye ku mwanya mwiza mwaduhaye mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ngira ngo twari kumwe n'umuhanzi Knowless. Amakuru yacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.